Burundian films, good news films. Umukobwa asenga yubaha Imana n'umukobwa wa karanga genda azi kutazigera wicuza. Davi fatiraho umutima wanje n'ubwenge n'ivyiyumviro biranyemeza neza yuko Dina ashobora kukubera umufasha mwiza. Gerageza kwingenza ntuzigera wicuza. Mu gahinda kenshi umuntu bita Davi asigaranye ari kwibaza nimba akunda umuntu bita Dina se cyangwa akunda umuntu bita Karine. Mu nama agiriwe n'umushuti we yumvisemo ko atazigera yicuza kubera ko naramuka amenyanye na Dina ko ari umwana mwiza, ko ari umukristo ndetse ko anakunda Imana, akakomeza cyane amushishikariza kukwanga Karine. Ariko Karine namwe murabizi ko urabuzima atari bwo yahisemo. Mbere yuko tureba akandi gaciro kagiye gukurikira, ndagusaba gukora ikintu kimwe: kanda subscribe kuri no channel kugira ngo tuze dukomeza tureberana hamwe izindi video zizajya zikurikira. Mu gihe rero ukeneye kureba agace kasohotse n'amakuru yako yuzuye yizewe 100%, ugomba kuzajya unyura kuri no channel ukatubaza ibibazo, ukatubwira ukuntu bizagenda. Ikindi kandi uyu munsi nabazaniye ikintu bita promotion ku muntu wese gukurikirana iyi filme, ku muntu wese wayirebye guhera ku ntangiriro, ku muntu wese wakanze sub guhera ku ntangiriro. Ngiye kubahereza promotion, mugiye kujya mutsindira amafaranga kandi mu buryo bwiza kandi bworoshye. Ubwo buryo n'ubuhe rero? Mu gihe urebye ino video ikarangira, ndaza kuguha nimero zanjye za WhatsApp video nirangira, ku buryo uzajya ugenda ukanyandikira kuri WhatsApp ukambwira uko byagenze nuko bizagenda. Murabizi kuri iriya filime yindi twakoragaho twatangaga ibihembo bitandukanye, cyane cyane twakunda gutanga telefone, mashini ndetse n'imipira. Abantu mwari mufite namba zanjye mwarabibonaga kuri stati ko twapostingaga umuntu wese watsinze. Ndagira ngo rero nkusaba akantu kamwe: kanda subscribe kuri no channel mbere yuko tureba akandi gace gakurikiyeho. Ese muri iyi filime we wakunzemo uwuhe mukinnyi? Tubwire muri comment section, tubwire umukinnyi wakunze muri ino filime kugira ngo abe ari we tuzadukomeza tugenda tukwereka umunsi ku munsi. Ese nawe iyi filime uko iri kugenda urabona ni nkuko wabitekerezaga? Ni gute wabitekerezaga rero kugira ngo tumenye amakosa ndetse n'ibyo tugomba guhindura muri iyi filime? Turabemera cyane murabizi, kandi turashaka ko muzaya mukomeza kugenda mudushyigikira kuri no channel yacu. Iyi niho muzajya mugenda mubona amakuru amwe namwe, kuko murabona ko iyi filime uko igenda yiyongera cyangwa igenda ihinduka, hari ikintu cyiza kigenda gihinduka kuri no filime. Ndagira ngo rero nkubwire ngo wowe uri gukurikirana iyi filime unyandikire kuri WhatsApp, siko ngiye kukubwira nimero zanjye. Ubwo bw'abantu ari buze kunyandikira, ndabizi ubwo ni abantu baba barangije video. Ku muntu wese ushaka gutsindira hagati mashini ya MacBook ndetse no gutsindira telefone iri mu bwoko ni iPhone 14, niyo ubu ngubu tugezeho. Ikindi ni umupira, nibyo bihembo bitatu bisigaye. Umuntu rero uri bukande subscribe, umuntu wese uri burangize ino video, ndagusaba ko uri buze gukurikirana iyi video mpaka igihe iri buze kurangirira, kugira ngo uze kwegukana biriya bihembo navuze haruguru. Ese muri iyi filime ngiye hari ikibazo ngema nshaka kwibariza. Ngiye muri iyi filime nakunzemo abakinnyi bamwe na bamwe, nyine ntago abakinnyi bose wabakunda uko byagenda kose muri filime, gusa nyine hari abo reba ukavuga ngo aba bakinnyi ni beza, bakina neza. Wewe wakunze abahe muri ino filime? Wewe wakunze uwuhe mukinnyi muri ino filime? Ngewe uko nagiye mbibona, nakunze kubona iyi filime yanditse neza 100%. Niyo mpamvu mba nshaka ibitekerezo byanyu kugira ngo hagire bimwe muri iyo filime tuza guhindura, kugira ngo tugendere ku bitekerezo byanyu nkamwe abantu badukurikirana, abantu muhora mudushyigikira buri munsi. Hano tugeze ni ukubera mwebwe, ni ukubera ko mwagiye mushyiraho uruhare rwanyu. Turabashimira cyane kuba mwaragiye mutwiyereka mu bihe bigoye ndetse n'ibyoroshye, mu bihe bikomeye ndetse n'ibihe by'ahantu heza. Mwabanye natwe niyo mpamvu twiyemeje kubana namwe, kandi tukazajya tubahereza ibintu byiza. Ku bantu mwese mwari mufite ubwoba wenda ngo ya filime yindi yarangiye ngo nta yindi nziza izaza, iyi filime
hari ikintu mwayigayeho? Iyi filime se mwagiye mubona ko ari nziza pe? Mana, ngewe mba nabuze n'ukuntu mbivuga, gusa nyine umuntu wese wifuza ko hari ikintu hari serivisi n'imwe namufasha agomba kunyandikira kuri WhatsApp mukandaje nyibabwire. Mbere yuko dukomereza hamwe kurebera hamwe iriya filime, ngiye kuyibabwira, ubundi ejo tuzahita tubakwitiraho part 4. Neze nubwo tuzabasorera agace ka 4 biri official. Noneho ngiye kubaha nimero yanjye. Umuntu wese wifuza gufungura channel, umuntu wese wifuza kugura channel, ubishatse wanyandikira kuri nimero 07 80 89 29 01. Iyi nimero ushobora kwandikaho ukatubwira ko warangije video se, cyangwa ukadusaba ubufasha bw'uko twagufasha gufungura channel se, cyangwa twakugurisha channel isanzwe ikora imwe ihemba ku buryo uhita utangira guhembwa ako kanya. Yes, ndi hano rero mbasaba ubufasha. Rero nta bundi bufasha mbasaba, ubufasha ni ukudushyigikira, mukatwereka ko muhari, mukatwereka ko ibintu byacu mubikunda, mukatwereka ko byibuza no kuba duhari ari ku bwanyu. Ikintu mbasaba si amafaranga, ni ukubasaba byibuza kujya mureba video zacu zikarangira ndetse no gukanda subscribe. Muba mudushyigikiye cyane ku buryo mutabasha kubyumva. Ndagira ngo nshimire buri muntu wese warangije ino video. Nimero yanjye WhatsApp nayikubwiye, ujye unyandikire. Nanjye niteguye kugufasha, niteguye kumva ikibazo cyawe, niteguye kumva icyo ari cyo cyose kikuvuyeho. Bye.